Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kibe kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kibe kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. Kino cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko se kubiye binyabiziga? Ku binyabiziga byose. Ku binyabiziga byose bifite moteri. Se ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi se ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ni ukuvuga ngo kino cyapa nukibona uzaba ubujijwe kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko urabona iriya modoka iri ibumoso iri mu mutuku, ariko uzaba ubujijwe kudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Amakamyo, imodoka, ibinyabiziga uzaba wemerewe kuba wanyuraho ni ibinyabiziga by'imitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Niyo mpamvu bavuze ngo ni ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutskandika ku papuro. Tare wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo nibikurikizwa mu bihe bikurikira: niba utwaye kiriya kinyabiziga gifite uburemere bungana n'ibiro 3500, gifite n'uburebure burenga metero 10, birumvikana ni rukururana. Rero niba ugitwaye ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga naguturuka inyuma ashaka kukunyuraho akabona haje ikindi kinyabiziga abashe kuhigobeka adateje impanuka. Ariko bari kuvuga ngo ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Uwo mwanya uba wawureka ryari? Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Ibigendera mu muhanda ari byinshi, se mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Ugeze mu gace ugasanga ibigenda mu muhanda ni byinshi, harambutiyaje, uwo mwanya uba ugomba gusiga hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere uba wawureka, cyangwa mukaba mugeze mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, kubera ko uwo mwanya uwishyiramo kugira
kugira ngo ikinyabiziga kiraba kikunyuzeho kibashe kuhigobeka mu gihe haraba haje ikindi kinyabiziga. Rero mugeze ahantu kunyuranaho n'ubundi bibujijwe, nta kinyabiziga n'ubundi giteganya kukunyuraho, uwo mwanya uba wawureka. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ukeneye kode tubwira ko rero ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ayo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaza umuntu uratambuka mbere, rino tegeko rirakurikizwa. Cyangwa iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, mugeze ahantu kuri feruje musanze biriya bimenyetso bimurika byapfuye, rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rihita rikurikizwa. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Bino bimenyetso bimurika ari byo mwita feruje biba bigomba kuba biri iburyo bw'umuhanda, ariko ku bantu batembereye hano mu mujyi wa Kigali hari igihe ubona barabishyize ibumoso bw'umuhanda cyangwa se bimanitse hejuru. Kubera iki? A, hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza babishyira ibumoso bw'umuhanda cyangwa bakabimanika kugira ngo birusheho kugaragara neza. Si bino bimenyetso bimurika gusa, ahubwo n'ibyapa na biriya bimenyetso bishyirwa mu muhanda kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha y'umuvuduko biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa cyerekana. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba cyerekana iki? A, ifungana ry'umuhanda. B, umuhanda unyerera. C, umuhanda utaringaniye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ride, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Hano hari ahantu ubonye handitse ngo ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikore n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Kimwe n'ubwaromoro kikure na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibi bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ni A metero 1.25. Hari igihe bahitamo B santimetero 30, hano duhisemo A metero 1.25. Ese mu kibazo baba bahinduyemo iki? Iyo bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, duhitamo ko ari metero 1.25. Bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ugahita uhitamo ko ari santimetero 30. Naho ngaho bitandukanira. Niba uramuka bakigubajije bahinduyemo ako kantu uhita ugikora, kubera ko mabikubiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ibe ibinyabiziga: A ibinyabiziga ndakumirwa, B ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa za ambulance na bino binyabiziga bikora ku mihanda biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga, kugira ngo nikivuze ihono uhita umenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanabayobowe n'umwarimu bategetswe kunyamutira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri, bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi: A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cyanyacyo, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kiremwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ni ukuvuga ngo abanyamaguru bategetswe kunyura kwa ziriya nzira ziri impande y'umuhanda, hari ku mpande, ariko buno butaka butsindagiye buri hagati mu muhanda butandukanye imihanda ibiri, uw'iburyo n'uw'ibumoso. Abantu batembereye hano muri Kigali mujya mubibona, mukabona nk'imihanda ibiri ijya mu cyerekezo kimwe n'indi ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, hagati harimo nka jaride, ariko kwasanga hari nka zebra cross, nubwo hagati harimo jaride, hari ubutaka butsindagiye bwigiye hejuru. Ubundi niba uri umunyamaguru uba ubujijwe kugendera muri hagati hari jaride,
ariko mu gihe ushobora kuba uri kwambuka umuhanda ukabona hahise haza ibinyabiziga byinshi, uba ushobora kuba uhahagaze akanya gato mu gihe wari uri kwambukiranya umuhanda wenda ugahita ubona ibinyabiziga bije ari byinshi ukaba uhahagaze akanya gato. Niyo mpamvu duhisemo A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeje mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: A, utarengeje metero 50, B, utarengeje metero 100, C, utarengeje metero 150, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure, bigabanywamo amatsinda, iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritarengeje uburebure bungana na metero 50, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeje mu nsisiro bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500, ntabwo bikurikiza rino tegeko. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ukeneye code mbwira akarere ushaka gukoramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire code aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha igezweho, ukora rimwe ugahita utsinda. Ni kuri 0789351626 tukakwigisha. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese muri ibi byapa bitatu ni ikihe kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? A, icyapa B3. Ndakeka kuri kukibona gifite ishusho ya mpande enye, ubuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. B, icyapa A2A kiriya kiri hagati gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. C, icyapa A20. Ndakeka ko nacyo uri kukibona. Kuri D bakavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B3. Kino cyapa kibanza kirimo ubuso bw'umuhondo, iyo ukibonye uba wemerewe gutambuka mbere muri iryo sangano ry'umuhanda ugezemo. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo utureba nyuma dukoreshwa ryari? A, kwireba. B, kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma. C, kureba abicaye inyuma. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Utureba nyuma ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni retroviseur. Mubona ko umuyobozi w'ikinyabiziga azikoresha ari kureba ibiri kugendera inyuma mu muhanda. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kuki abanyamaguru batemewe kwambuka umuhanda kwikona cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? A, ingaruka ku bindi binyabiziga. B, ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda. C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. D, ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo,
ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro haza cyukuri nta kindi nisi abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga abonye imodoka ihagaze azahita bibona ko ihagaze aza ari ku muvuduko wo hejuru kubera ko azababona ko n'ubundi iyo modoka idateganya kugenda. Rero umunyamaguru niyambukira imbere y'iyo modoka ishobora kuzahita imugonga iyo iri kuza isanga iyo ngiyo ihagaze. Rero biba bibujijwe uri umunyamaguru kwambukira umuhanda imbere y'imodoka ihagaze. Ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A iby'inyuma metero 3, B iby'imbere metero 2.70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iby'inyuma metero 3 na B iby'imbere metero 2.70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro haza cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere biba ari metero 2.70. Niba bavuze ngo igice gihera ku biziga uturutse kwa uriya mupine w'imbere w'ikinyabiziga kugera aho kisoreza ugana imbere, biba bigomba kuba byibura metero 2.70 kwa bino binyabiziga bikururana. Noneho inyuma abagomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Impamvu duhisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 kandi abari metero 3 na santimetero 50. Niyo uramuka wishyize mu kibazo urakora mu kanya uhita ubikora kubera ko mbabikubwiyeho hashyiri kare kugira ngo nibizo uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa kubera ibinyabiziga. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A ibinyabiziga bya polisi, B ibinyabiziga bihinga, C imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro haza cyukuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Batubajije ngo iki mu kibazo? Batubwiye ngo uretse bibonewe uruhushya, keretse ufite uruhushya, biba bibujijwe kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu muhanda iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Niba ikinyabiziga cyawe gitwara tone 5 ugatwara tone 8, biba bibujijwe iyo bagufashe barakwandikira. Niba gitwara tone 10 ugatwara tone 15, biba bibujijwe niba gufata bazaguhana. Ariko imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Kiriya kimashini kiba cyatwara nka toni wenda 30 kikarenzaho kigatwara nka toni 35, bakibona ntihagere n'ikintu bagitwara kubera ko cyo kirabyemerewe. Niyo mpamvu duhisemo C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turi bahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini nakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Ese wowe turi gukosorana kino kizamini urabona kino cyapa giteye ku buhe buryo? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? A ikoni iburyo, B akazamuka gashinze cyane, C akamanuka gashobora guteza ibyago, D B na C byose ni ukuri. B akazamuka gashinze cyane na C akamanuka gashobora gutera ibyago bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano wowe urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro haza cyukuri nta kindi ni A, ikoni iburyo. Bari kukubwira ngo uri kugendera mu muhanda, uri kugendera mu nzira nyabagendwa, ikoni rya mbere urageraho
riraba riri iburyo. Ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kiraba gishinze aho hantu hari ikoni riri iburyo, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri iryo koni riri iburyo. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? A, feri y'urugendo, B, feri yo guhagarara, C, feri yo gutabara, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita feri yo gutabara. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi birimo igatuma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye, iyo niyo feri y'urugendo. Naho feri yo guhagarara ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ni ibyo bibazo bitatu babazaho, nibaramuka kikubajije uzahita ugikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ndizera ko waramutamo feri yo gutabara, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Bamumenyeshe ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose, B, ahegereye inyamaswa zikurura, C, hafi y'amatungo, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo bajya bakibaza bakavuga ngo A, mu nsisiro gusa, uzavuge ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kwa kundi wenda hagiye gutambuka amagare bahita bakoresha imburira bari kubwira ngo va mu muhanda. Rero zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda wacu urafunganye cyangwa ni mugari? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 2 cyangwa hari abanyamaguru 20? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo, aho ni kuri D. Hano wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umuyobozi w'ikinyabiziga nta na rimwe aba yemerewe gutwarira ikinyabiziga cye mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cyanyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujwe gukora andi matara cyangwa utugaromuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? A, amatara ndanga, B, amatara ari imbere mu modoka, C, amatara ndanga burumbarare, D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro, hano kuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara uretse ibitegetswe. Ntabwo wavuga ngo amatara ndanga mbere yanjye mbona atari kumurika mu ntera nshaka, reka njye mu igaraje kiriho amatara nshaka azajya amurika mu ntera nshaka. Ibyo biba bibujijwe gukora andi matara uretse ibitegetswe. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ariya matara ari imbere mu modoka uba wayahindura igihe cyose ushaka wajya urahindura buri munsi, byo nta kibazo. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ukeneye, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online tukakwigisha igihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ubonye mudasobwa yakubera imbogamizi, uri hano mu mujyi wa Kigali, twe dukorera mu mujyi wa Kigali, turaza twayikwigisha, yaba yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se yo kugufasha gutegura ikizamini neza. Twandikire rero cyangwa uduhamagare, nimero ni 0789351626 tuze twigishe mudasobwa nugerwaho uzakora rimwe bitakugoye. Ndabakunda cyane, Imana yo mugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.